Isashimwe bene data amahoro y'Imana be muri mwebwe. Twongeye kubishimira cyane ku ijuru ry'Abera TV. Imana y'amahoro ikomeze kuba umugisha aho muri hose, kandi tugushimiye cyane wowe wakoze subscribe, nawe ubasha gukora share cyangwa kohereza abandi ubutumwa bwiza n'ibiganiro byiza tuba twanyujije ku ijuru ry'Abera TV. Imana igumugisha cyane, usabiye umugisha uvuye ku mutima, imbaraga z'Imana zikomeze kubana nawe mu izina rya Yesu. Ndashaka kubwira ijambo Imana ashyize ku mutima wanjye rivuga ngo kwihangana gutera kunesha. Kwihangana. Ijuru ry'Abera TV. Bitera kunesha. Buriya iyo umuntu yihanganye abasha kunesha ibintu bimugerageza byose. Yesu yarihanganye, yihanganira ku musaraba, ndetse no mu mibereho mu buzima bwe bwa buri munsi. Iyo yakoraga ivugabutumwa yabashaga kwihangana. Hari aho bamwitaga Bezebuli, bisobanura ngo umutware w'abadayimoni. Hari aho bamwitaga ko afite dayimoni muri we, ari imuhereza gukora ibitangaza ndetse n'ibimenyetso bikomeye. Ariko Yesu akomeza kwihangana, nubwo bamutukaga, nubwo bamuciraga mu maso, nubwo bamwe bashakaga no kumufata bakajya kumujugunya mu manga cyangwa mu rwobo kugira ngo apfe. Yesu yakomeje kwihangana, kandi abamujugunyaga bari Abayuda, bari bene wabo, bari bamuzi, bari abantu basangiye, bafitanye isano y'amaraso mu gisekuruza cya Aburahamu. Ariko reka mubwire, yakomeje kwihangana mu mibereho ya buri munsi. Yarihanganye kugeza ubwo bamushyiragaho ibirego byinshi, bakajya mu nkiko zigiye zitandukanye kugira ngo bashake uburyo icyaha kimufata kugira ngo bamwice. Kwihangana rero kwa Kristo kwamuteye kunesha, kandi niwe cyitegererezo tubasha kureberaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko tugomba kugenda nk'uko umwami agenda. Haleluya. Yesu Kristo niwe mwami ushoboye byose, kandi Yesu Kristo niwe ufite imbaraga ku buzima bwawe. Niwe ufite imbaraga ku buzima bwawe. Iyo umuntu yihanganye abasha kunesha ibimugerageza byose. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo wazahwana n'igiti cyateye hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, kandi ibibabi byacyo ntabwo byuma. Ngo bene uwo muntu icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Ayo ni amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya 17 umurongo wa 7. Havuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Kwizera Imana no kwihangana nibyo bigutera kunesha ibikugerageza byose. Haleluya. Kunesha kwawe ntabwo uzagukura mu ntambara urwanisha mu buryo bw'umubiri, ahubwo kunesha kwawe uzabikura mu kwihangana. Mu kwihangana. Hari igihe ushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete yaho ukorera cyangwa mu muryango wawe, kuko Satani iyo ashaka kugira ngo agusembure uneshwe, ashaka kugira ngo ugire ibyo usohora. Yesu yaravuze ngo umuntu niyanduzwa n'ibimujyamo, ahubwo ibimuvamo nibyo bimwanduza. Iyo umuntu agututse ushobora kwihangana n'umusubizi, icyo gihe ukabonesheje urugamba, kuko impamvu agututse no kukubwira nabi aba agushakaho impamvu zo kugira ngo ugire ijambo usohora muri wowe ryanduza ubugingo bwawe, abone na raporo ashobora gutanga ku bandi cyangwa kujyana mu rukiko. Ariko niwihangana uzanesha. Ndi kukubwira ijambo rikomeye, kwihangana bigutera kunesha. Haleluya. Kwihangana bigutera kunesha. Yesu ashimwe cyane. Umugabo bita Yobu, yusomye mu gice cya mbere, yusanga ibibazo yahuye nabyo, Imana yamuhoye agatsi. Satani aramugerageza bikomeye cyane, kugeza ubwo Yobu n'umubiri we wahindukaga uzaho ibishyute. Umugore waramwihakana avuga ngo ihakana Imana wipfire, kajya amubwira amagambo agaragaza yuko Imana nta kintu imaze. Ariko Yobu akomera ku Mana. Kwihangana kwa Yobu hari aho yavuze mu gice cyaho cya 25, aravuga ngo ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye akiriho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Amaso azamureba sa yundi, ahubwo n'ayanjye. Yesu ashimwe cyane. Amaso azamureba sa yundi, ahubwo n'ayanjye.
impamvu Yobu, uzi impamvu yavugaga aya magambo? Yari afite ibyiringiro, afite no kwihangana kandi asobanukiwe Imana iyo ariyo. Yaravuze ngo uruhu rwanjye nirumara kubora ngo nzareba Imana nambaye undi mubiri. Haleluya! Nzareba Imana nambaye undi mubiri. Yesu ashimwe cyane. Yobu yaravuze ngo uruhu rwanjye, umubiri we wari utangiye gutonyoka, uriho ibisebe bikomeye cyane, ndetse n'umubiri we utangiye kuzana inyo. Bivuze ngo umubiri wari warapfuye ariko ubugingo bwa Yobu bukiri buzima. Yobu yavuga ngo hari umunsi rero nzongera kureba Imana nambaye umubiri. Mu gice cya 42 yongeye kureba Imana kandi mu by'ukuri yambaye umubiri, kandi uruhu yongeye kuba afite ntabwo ari rwo abantu bamubonaga nk'umuntu wapfuye cyangwa waboze. Yobu yakomeje kwihangana. Ndibuka Bibiliya iravuga mu gice cya 42, Bibiliya iravuga ngo Imana yibuka Yobu iramwunamura. Nawe niwihangana Imana izakunamura, ikunamure mu bibazo, ikunamure mu bukene, ikunamure hagati y'abanzi bawe, abagufasheho ijambo. Imana niwihangana Imana izakunamura, weme ibyo bashakaga byose kugira ngo ukoze isoni wihakana Imana cyangwa ugaragaza indangagaciro zigaragara ko utari umukristo kugira ngo babone ibirego bakurega. Niwihangana Imana izakunamura, aho hantu uzahatambuka neza. Kwihangana kwawe kuzagutera kunesha, kandi kwihangana kwawe kuzagutera kubana n'Imana neza n'abantu bose amahoro. Imana iguha umugisha. Rero naraje kukubwira ku Ijuru ry'Abera TV, nkubwira ngo ukomeza wihangane uzanesha mu izina rya Yesu. Komeza wihangane uzanesha. Hari ibyo ubona ucitsemo intege, hari ibyo wabonaga ugiye kuvamo, hari ibyo wabonaga ugiye kurambika, wabonaga urugo rukunaniye ugiye gusenya, ugiye gusubira iwanyu, wa mama wabonaga ibintu bikomeye cyane, umugabo agutoteza, ariko ihangane. Niwihangane uzanesha. Biravuga ngo iyo ubana n'umuntu umwe yizera, wowe utizera, ukwiriye wowe kwizera, wowe wizera ukwiriye kumwerera imbuto kugira ngo wa muntu ahinduke. Bivuze ngo uwo ngo ni mwarimu wawe mubana mu rugo. Umugabo wawe nimba gutoteza, yego umufite amafaranga ntacyo mubuze, nubwo mwamuri abakene, ariko mugahura n'ibyo bigeragezo nimubashe kubyanganiramo, mukaba mwarwana cyangwa mwavugana nabi. Ndashaka kubwira ngo nuko rikosa, komeza wihanganire muri icyo gihe ugezemo. Mu mugisha umuntu ahoramo n'ibibazo, kandi mu bukene umuntu ahoramo n'ibigeragezo bikomeye cyane. Ndagusaba rero Imana ikwinginga kugira ngo ukomeze kwihangana nibyo bizagutera kunesha. Yesu yaravuze ngo uwihangana akazageza imperuka ngo uwo nguwo niwe uzakizwa. Nukwiriye kwihangana none. Hari igihe umuntu avuga ngo ndihangana none ahubwo cyangwa ngo ejo narakwihanganiye, ngo n'ejo bundi narakwihanganiye. Ukwiriye kwihanganira umuntu mubana, ukwiye kwihanganira umuntu gutoteza, ukwiye kwihanganira umuntu ugukorera amakosa kuzageza ku mperuka, kuko mu isi ni amahoro yuzuye umuntu yabona. Mu isi uhahuramo n'intambara zikomeye cyane. Ukwiriye kwihangana kuzageza ku mperuka, kugeza igihe Yesu azazira. Imana iguha imbaraga zo kwihangana mu izina rya Yesu Kristo. Wicogora mushiki wanjye, wicogora wa mukobwa we, wowe uvuga ngo imyaka yawe myinshi, ndabona ubuzima buri kwanga ngo wishyingire. Oya, ihangane kugeza igihe umugabo abonetse Imana yaguteguriye. Wijya kubaka urugo rw'imuruho, wijya kubaka urugo rw'umuruho, ihangane Imana izakubakira. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ukwihangana. Kabiri, ukizera umwami Imana ukanasenga, nta bindi Imana igushakaho. Kwihangana ukizera umwami Imana, kuko ibyo yavuze no kubikora Imana izabikora. Njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo Imana yaremye agakobwa, iyaremye agakobwa yakadodeye n'agakanzu. Bivuze iki? Birasobanuye ngo Imana ikurema yaguteguriye n'ibizakubeshaho mu buzima bwawe. Nimbura umukobwa, Imana yakuremeye n'umugabo, ntabwo uzabaho ufite umugabo. Kandi ugomba kuzabyara. Kwizera kwawe rero no kwihangana kwawe niko kuzakuremera icyo ugomba kubona, kandi nicyo bizakuremera itsinzi, nibyo bizakuremera itsinzi mu buzima bwawe.
Imana iguha umugisha rero, komeza kwihangana, uzanesha mu izina rya Yesu. Uzanesha mu kazi urimo, uzanesha mu rugo washatsemo, uzanesha mu miryango washatsemo itakwemera. Nukomeza kwihangana ukera imbuto zikwiriye abihanganye cyangwa abihannye, Imana izagukomereza amaboko kandi izaguha umugisha. Uzanesha ababisha bakugose, uzanesha abakuvuga nabi. Wowe ceceka, utuze, wihanganira ibyo bihe urimo. Umenye ko umukristo wese cyangwa umuntu wizeye Imana ibyo bihe abinyuramo full time, abinyuramo every time, abinyuramo full time, abahorana nabyo igihe cyose. Rero ugomba guhorana izo ntambara, kandi mu gihe uzabaho wumva nta kibazo ufite, nta muntu kuvuga nabi, jya umenya ngo ntabwo Imana iri kukwishimira. Imana yishimira umuntu wese uri mu ntambara, yishimira umuntu wese uri mu ntambara, kuko Imana ibishaka kwiheshereza icyubahiro ku banzi bawe. Haleluya, haleluya. Buriya reka mubwire, guharanira kurwana intambara kandi udatsinzwe. Bibiliya yarambwiye ngo Imana itanga igihano kubo yemera yuko ari abayo. Nubona abantu bose babayeho, umupagani ashobora kurya, ashobora kwambara, ashobora kugenda mu ndege, ashobora kujya aho ashaka, ashobora gufata freedom yiwe mu buzima bwe bwa buri munsi, ku buryo akubwira ati nanjye muri iyi minsi nta kibazo mfite. Uwo ngo ntabwo ari kumwe n'Imana, ntabwo ari kumwe n'Imana. Uri kumwe n'Imana ni wa wundi uba mu isi, yayifashe nk'aho mu isi atari iwabo, kuko ahura n'ibigeragezo bikomeye cyane, kandi Imana iri hafi kuri we kugira ngo imuneshereze, kugira ngo yeshe icyubahiro ku bapagani, kugira ngo Imana igaragare. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana iguha imbaraga. Shoje mvuga ngo gira imbaraga zo kwihangana kandi ukomeze uneshe. Imana izakwambika amakamba. Yavuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe y'ubwami. Kunesha kwawe niko kuzaguhereza ikamba, kandi kunesha kwawe niko kuzaguhereza icyo wari ukeneye mu buzima bwawe. Komeza kwihangana. Imana ari kunumye kubwira ngo ufite intambara nyinshi ariko wicogore, ufite ibibazo byinshi ariko wicogore. Yego umaze igihe ufite ibyifuzo by'uko wakubaka urugo nk'abandi, kandi urabona imyaka ibaye myinshi, ariko ihangane wicogora. Imana izabikora, kandi izabikora birenze uko ubitekereza cyangwa abantu babitekereza. Hari benshi bazagufasha gushima Imana. Imana nigutabara muri icyo gihe, bazagufasha gushima, bavuga ngo runaka yarihanganye, none hari ibyo Imana ikoze. Haleluya. Shakisha ukuntu Imana ihabwa icyubahiro mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Shalom, shalom, shalom. Ukore subscribe, wohereze abantu ijambo ry'Imana, babashe nabo kwihangana. Nimba ari umuntu wari ufite ikibazo cyangwa intambara mu kazi cyangwa mu muryango, cyangwa wari ucogoye, umukubwira ati wansengeye, umwohereze iri jambo, Imana ibanumyeho mu izina rya Yesu Kristo, akomeze yihangane, azanesha. Ntabwo uzatsindwa n'urugamba urimo, nta nubwo uzatsindwa n'imbaraga z'abadayimoni, kuko umurengezi wawe ari hafi. Imana iguha umugisha. Shalom, shalom. Turabakunda cyane. Amen. Nimero zanjye murazisanga kuri screen, wamvugisha tukajya tuvugana, tugira umwanya wo gusenga, tugasengera ibyifuzo. Imana iguha umugisha. Nitwa Namuhanga Donati Gideon cyangwa Evangeliste, benshi bakunda kuba pasiteri, ariko ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Tuba turi kumwe, abantu benshi tuba turi kumwe tuyoboye mu bihe bigendanye n'amasengesho. Ushaka inkunga yo gusenga, inkunga gusenga, buri amasengesho nayo aterana inkunga, nk'uko hari ibigo bijya bifinansanya cyangwa bigaterana inkunga. No mu masengesho mu bwami bw'Imana tukiri mu isi birakenewe, kuko imbaraga zawe hari aho ziba zigomba kugarukira, ariko aho zigarukira ndashaka kubwira ngo umuterankunga mukuru ukomeye ni Yesu Kristo, guhereza imbaraga za Mwuka Wera. Hanyuma dukoresha twebwe kugira ngo tube inyunganizi ya mwene so, kandi Bibiliya yaravuze ngo musabirane kugira ngo mubashe gukomera mu bwami bwa Data.
haleluya. Nuri wenyine rero turi kumwe, Imana iguha umugisha. Wamvugisha, wahamagara, wanyandikira kuri WhatsApp, Imana igakomeza uguhezagira mu izina rya Yesu. Ukeneye amagambo y'ihumure, ukeneye gukomezwa, ukeneye amasengesho, ukeneye abantu muzamukana umusozi wo gusenga. Birashoboka ko waba uri n'ahandi mu kindi gihugu utabasha kuboneka nk'uko turi mu Rwanda, ariko reka mubwire ngo mu mwuka twese dusengera mu kuri no mu mwuka. Iyo dufatikanye gusenga, tugasengera icyifuzo cyawe, tukakizamurana mu kwizera, Imana hari icyo ikora. Ngo hari abagabo 4 ngo bafashe ikirema, baragifata bakizamura, basakambura inzu, bakibanuriraho Yesu ari. Haleluya. Natwe turi muri abo 4 bashobora kukuzamura tugakugeza kuri Yesu. Yesu akagukiza, akakugirira neza. Yakiza iyo ndwara yawe, yahindura amateka yawe. Ibyo wabonaga wari ucogoye, Imana hari ukuntu yabikora mu izina rya Yesu, nawe ikakuremera amashimwe. Imana iguha umugisha. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Ijuru ry'Abera TV. Tubifurije umugisha w'Imana.